Reka nongere ngo ikaze ukurikiye JTKTY TV muri aka kanya mubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uhereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse na live technical analysis tugira ngo dusesengure uko amasoko ahagaze. Ngira ngo rero ibi bintu dukora hano ntabwo ari ibintu by'ubusa. Ku bantu badukurikira kuri WhatsApp channel mubona ko analyse zacu zigenda zibikora zinafasha benshi. Ndizera ko uko mba nabikoze namwe ariko muba mwabikoze, kandi ngira ngo mwabonye ko profit ibirimo iboneka mu buryo bugereranyije, ntabwo byarenza hariya. Turaje rero dusesengure andi masoko. Tugiye gusesengura pairs zigera kuri 6, turebera hamwe icyo twazitegerezamo muri iki cyumweru tugiye gutangira. Mbibutsa ko iyi ari JTKTY TV, nkaba ndi Jet. Ukaba rero wakora subscribe aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu bwa mbere, kugira ngo tujye tubana nyine mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka technical analysis yacu uyu munsi tuyihere kuri Swiss JPY. Iyi Swiss JPY rero imaze igihe iri muri ranging, imaze igihe rwose iri muri consolidation, ariko yari yubatse hano hasi. Liquidity ni ikolo, murayibona ni munsi rero ya point of interest. Ubu ngubu nta kindi dutegereje, ni ugutegereza ko n'ubundi rizaza rigakora muri point of interest yacu, hanyuma tukazamukana naryo. Bishobora kugutwara igihe, ariko iyo wagiye wanariza pairs nyinshi ubasha kubona trading opportunity nyinshi cyane. Kandi buri gihe cyangwa se aha ni ku muntu ukoresha smart money concept. Wa smart money concept nyine turategereza imanuke, hanyuma kuri wo ukoresha liquidity sweep trading strategy, kugira ngo urabona ahangaha iyi Swiss JPY yamaze kugrabinga liquidity cyangwa se gukora liquidity sweep. Yamaze gukora liquidity sweep. Ahangaha rero ukaba ushobora kuhakura entry mu gihe ugiye muri lower time frame ugasanga byakozemo shift, ugasanga byaje rebreakinga iyi low. Iyi low rero nimara kuba broken izaba rikoze change of character muri lower time frame. Uzashaka entry mu bya hano hejuru ube wamanukana naryo, utagetinge za liquidity ziri hano. Target yawe izaba liquidity. Ahangaha rero hazaba harimo pips zigera ku 157, pips zigera ku 170. Ahangaha rero niba ukoresha iyi strategy ya liquidity sweep trading strategy, ni ibingibi uzategereza hariya muri lower time frame, ariko niba ugendera kuri strategy yacu turacyategereje ko iyi Swiss JPY imanuka ikagera hano hasi muri zone yacu cyangwa se muri demand zone yacu, tukabona kuzamukana nayo cyangwa se tukabona rebreakinga iyi high, body ya candle igafungira hejuru. Aho ngaho bizaba rikoze break of structure. Tuzashaka indi demand zone tugomba kuzamukiraho, kuko iyo hasi izaba yamaze guta agaciro. Reka nanone dukomereze kuri RW. Reka dukomereze kuri RW turebe naho uko byifashe. Muri RW nanone turebye muri time frame y'amasaha 4, duheruka tuyivugaho. Reka turebe uko byagenze. Muri hangana network nkeya.
aha duherukana rero nanone iri muri uptrend, ni mu gihe yari yamaze gukora hano breakout structure, maze gukora breakout structure yakuyemo inducement hano, cyangwa se kimwe twise taken out. Ibyo murabizi abantu tubana buri munsi. Maze gukora taken out, yisiza muri order block yacu, yaje muri order block, igeze muri order block nyine inazamuka nk'uko byari biteganyijwe. Reka nshaka ukuntu nakongera internet, birimo biratubangamira cyane. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe iyo wamaze kubona breakout structure, wabonye icyerekezo isoko rikomeje kugenderamo, wamaze kubona icyerekezo isoko rikomeje kugenderamo, icyo ushaka ni ukubona inducement ziba taken out, ubundi ugashaka demand zone cyangwa supply zone yawe. Nk'uko ubibona rero hano market yacu yaraje yikoza muri order block, ndetse ihita reactinga izamuka. Ubu kugeza ubu ahangaha igeze yari imaze kugenda pips zigera kuri 63 n'ibice bibiri, gusa ntabwo biragera kuri target yacu. Gusa nanone muzi ibijyanye na stop loss recovery, uburyo riba rigeze nka hano, stop loss yawe ukayimurira hano. Ibi bituma kuvuga ngo stop loss yawe nuyimurira hano, nuyimurira hano bizatuma ya profit yo kuva ahangaha uyimuriye kugeza aho winjiriye iba safe, ku buryo riramutse ryongeye gusubira hasi, ayawe wongera kuyavanamo, wenda ryagaruka muri ya zone nanone neza, ukongera ukabatugana naryo, ariko ya profit ya mbere nyine wabanje kuyibika. Ni uko nguko tubikora, kuko nanone ushobora gufata target yawe ukayishyira hariya hejuru, kuko turi muri uptrend, ukavuga uti ngewe take profit yanjye ni hariya hejuru, kuko nzi neza ko rizaza rigakora breakout structure. Ibyo akaba ari byo uri gutekereza nyine, kuko nk'ahangaha harimo pips zigera kuri 224, ugasanga ririziye rirazamutse, rigiye kuhakora, ariko rihise ryigarukira hasi, ugasanga ya profit wari wabonye yo kugera hariya hejuru yose iragiye. Niyo mpamvu rero tugenda twimura stop loss kugira ngo dukavaringe neza profit twari twagezeho. Ni iki twategereza rero hano? Turebe muri lower time frame ikirimo. Icyo twategereza hano ni uko mu bigaragara hano ryakoze breakout structure, icyo tuzategereza ni taken out. Ubundi hano dufite order block, riramutse rigarutsemo hano dushobora kongera tukazamukana naryo bundi bushya. Ibi nibyo twategereza hano muri RW, cyangwa se tugategereza ko ryakora breakout structure hariya hejuru, tugategereza rikagerayo, ubundi tukongera tugashaka indi demand zone yo kuzamukiraho. Reka nanone dukomereze kuri New Zealand card, turebe nayo ibiri kuyivugwaho. Mbibutsa ko iyi live technical analysis yacu tuba dukora bigamije kungurana ibitekerezo. Ushobora kuba wari ufite ibyo uri gutekereza kuri pair runaka, ariko waza hano ugasanga birahura, wenda bikaba byakongera icyizere cyawe, cyangwa se ushobora no kuba uri kwiga ibintu nk'ibi. Uko tubivuga buri munsi ni nako ugenda ubifata mu mutwe. Iyi New Zealand card rero yamaze igihe kinini iri muri consolidation, cyangwa se iri muri accumulation. Iyi accumulation rero ikaba yaramaze igihe kingana n'iminsi 49 n'amasaha 4. Iyi accumulation irangiye rero nibwo hahise hakurikiraho manipulation, kugira ngo murakabona. Ni manipulation rero yaje yizana muri
order flow dufite hano, dufite order flow niyo manipulation yabereyemo imaze kuba rero. Ni ukuvuga ngo bamanipulatinze abantu batredingiraga kuri iyi support. Hano twe dufite support yatashinzwe inshuro nyinshi, 1 2 3 4. Hano hari ku nshuro ya gatanu, ndetse hari hanagaragaye candlestick pattern igaragaza ko isoko rigiye kuzamuka. Ubwo aho ni ku bantu bakoresha price action trading strategy, kuko hari hamaze kugaragara bullish engraphing. Ahangaha rero umuntu ahita yinjirana icyizere cyinshi, akavuga ati ngiye profit yanjye ni hahandi, stop loss ni munsi. Ariko kubera ko byari bigeze igihe cya manipulation, sinzi niba byaragenze neza. Nanone ku bantu batradinga breakout and retest, urabona support yaramaze kuba broken, retest yari hejuru, nanone ukongera ukamanukana naryo. Ariko kuri ya strategy yacu ya accumulation, manipulation na distribution, hamaze kuba manipulation, nibwo umuntu anyarukira muri lower time frame gushaka entry. Nkuko bigaragara rero hano bikimara kwikoza hasi muri ya order flow yacu, yakojejemo change of character. Hano hari demand zone yo muri lower time frame, urabona ryaraje neza rirongera yikoraho, nibwo guhita ritutumba rizamuka pips zigera kuri 86 n'ibice 9. Ubu ngubu rero ni iki ntegereje hano? Ntegereje ko urabona agiye maze gukora breakout structure na taken out liquidity zari zimaze kuvamo. Hano hari indi zone, ni ukuvuga ngo iyi zone nayo ni ugutegereza ko umuntu yayizamukiraho. Kuri wundi trading rero breakout and retest, nawe isi amanukira hano, nabwo yamanukanye naryo kuri pips zigera kuri 70.5. Target yari ugutegetinga ya order block nanone yo muri lower time frame. Ibyo byiza rero byo kugenda ucangacanga strategy gusa, ariko nawe ukoresha strategy imwe upfa kuba uyimasteringa neza, nabwo bicamo. Icyo twategereza rero kuri iyi New Zealand card ni iki? Icya mbere ni ukuzamukana nayo hariya muri lower time frame, kuko yamaze kugera muri ya order block yacu. Ikindi ni ukureba ko rishobora kumena iyi support nanone, ugashaka izindi opportunity zo kumanuka, kuko urabona rimeze neza cyane nk'iriri muri down trend. Kuko hano hari breakout structure, yakoze na taken out, ariko hano hejuru turacyahafite supply zone. Ushobora gutekereza ko rero ushobora kuzamuka ari hejuru, tugakomeza kumanukana naryo. Ni ibiro twavuga muri iyi New Zealand card. Reka turebe ikiri muri Yellow USD. Yellow USD ntabwo duheruka kuyitradinga bitewe n'uko itari yakageze muri zone yacu. Yellow USD iri uptrend, ariko ntabwo irakora muri zone yacu neza ngo dufate umwanzuro wo kuyitradinga. Gusa harabura gato. Gahunda ihari rero ni ugukomeza tukihangana tukareba ko izamanukamo, ubundi tugashaka opportunity zo kwizamukana nayo. Reka rero dusoreze kuri Audi card, turebe ngo muri Audi card harimo iki, niki kiri kuvugwaho, niki twategerezamo. Twibutsa ko aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, wakanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro tujye tukugezaho buri munsi, kuko ni ibiganiro bibereyeho kugufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nk'uko bigaragara rero Audi card iri down trend, nyuma y'uko rimaze gukora breakout structure agakoramo endorsement zose. Nta kindi dutegereje, ni ugutegereza yazamuka ari hejuru igakuramo izi liquidity. Hano hari liquidity zo mu bwoko bwa eco highs. Hano
ikazikuramo ikikoza muri order block yacu tukamanukana nayo. Target rero izaba iyihe? Target izaba iyi lower low, izaba iri lower low. Stop loss yacu izajya hejuru ya order block. Ni trade rero ishobora kubonekamo pips zigera kuri 143 mu gihe twihanganye tugategereza tukareba ibyo iyi audi card igiye kuzakora. Ukeneye izindi setup rero wajya muri WhatsApp channel yacu, link iri muri description, kuko dukunda gucishamo ama setup menshi cyane. Reka dusoreze ahangaha nkwibutsa ko video irakurikira iraba iri kwigisha neza news trading strategy. Niba ukunda gutradinga news ntucikwe, ibanga no gukanda subscribe kugira ngo ubone notification mu gihe twashyizeho video nshya. Reka nkubwire ngo bye bye.